ibyo bitare aho ni imbere y'agakiza. iyo ni imbere y'agakiza. Ubutumwa bwiza buje rero bubwiriza abantu guca ya migozi za nigi ko ari imihango y'abapagani. Bambura bya bitare, bambura bya byigarike, n'izi zo ku maguru bazikuraho, ibyo bitare byo ku maguru, abantu baba abakristo. Neza soko ko ubu nyine izo zose uvuga byabaga mbere y'agakiza ko biri kuba ku ubu ngubu. Kandi abagore ico gihe ntagucica uvuga, ico gihe abagore nta mugore wagiraga umusatsi, babaga baragahara nk'uko nguko umeze nyine, bakamwogosha neza neza. Bakamwogosha, umusatsi watangira kumera bakamwogosha, umusatsi watangira kumera bakamwogosha. Noneho ubutumwa bwiza buze ubategeka gute? Ubu ubutumwa bwiza ngo buze butegeka abagore ko bakwiye gutereka imisatsi, ngo nibwo bwiza bwe, niko Bibiliya itubwira. Agatereka umusatsi, akawusokoza, akawuhagira, akawumesa nako, yamara akambara igitambara. Soko tukiri aho, hari ukuntu abo ubu ngubu basa n'abagaruye ibyabaga mbere y'uko agakiza kaza. Ese buriya twaba twarasubiye ibyabaga mu byabaga mbere y'agakiza, kuko ibyo ngibyo zo mu ijosi tuvuga bambaraga natwe dusa nkaho tubyambara, yego ntitwambara ibyo byari bimeze nk'ibyo bambara, ariko twe twambara ibigezweho by'ubu ngubu by'amazahabu, by'iki gihe nyine turimo. Iyo byo bashwekaga mu nda niba ari byo byigarike, natwe dufite utundi tuntu twambara muri iki gihe tugenda twambara mu nda. Abantu benshi baratwambara, baratuzi, cyane cyane nyine abakobwa nabo babyambara, n'abagore bamwe na bamwe. Aho ibyo byo ku maboko turabyambara, usanga twambaye utuntu tumeze nk'udusaha kandi atari isaha, gutyo muri ubwo buryo. N'iby'amaguru hari utundi tuntu baza bambara ku maguru, twe muri iki gihe babyita amagurumeti, ntabwo bikiri ibitare. Ese niki wabwira abantu twasubiye mu byabaga mbere y'agakiza, cyangwa se ahari agakiza kakaba karaje kakagera kuri bamwe, abandi kakaba kataraga tugezeho, impamvu tukicambara ibya kera agakiza kaje kakababuza? Ntabwo mutabonye agakiza, nta mwana wese, umugore wese uriho ubu nyine ntawe utarabonye agakiza. Barya bambara birya bintu hano ku maboko, itari isaha, hano ku kuboko k'umukristo hakwiriye kuba isaha nk'iyi, hakaba urupeta ngaha. Nibyo gusa ukuboko k'umukristo. Urumva kuba twambara mu ijosi iry'umukristo hakwiriye nta kintu kiyaba, ntaco na kimwe. Iyo bari umugabo, iyo bari umugore, kaba abantu bakorera mu idini rya Katolika nibo baza bambara imisaraba. Ukuye uko ntaco umukristo akwiye kwambara, n'utu dusheni muri mu gusha mu ijosi n'icyaha. Soko urakoze cyane, ariko hari abatabyumva uko nguko, ariko bamenye ko hari ukundi kuntu twayobye. Agakiza kaje katubujije izo zose, katubuza amashenete twambara, katubuza amagurumeti yo ku maguru, katubuza ibikomo twambara ku maboko, ngo umukristo ngo agomba kwambara isaha n'urupeta gusa, katubuza amashanga bambara mu nda, benshi bariyumva. Tugomba kugendera nk'uko agakiza kadutegeka, kuko muri iki gihe dusa n'abagarutse mbere y'agakiza. Mwagiye mu mihango y'abantu, mwasuye mu miterere y'abantu ya kera. Soko ahubwo agira ijambo ugenera urubyiruko rw'iki gihe. Sasa urubyiruko rw'iki gihe nakubwiye ngo nta kindi kintu umukristo akwiye kwambara, ntaco na kimwe, ukuye isaha n'urupeta. Rurya rupeta rugaragaza ko twashingiwe. Ari umugore ararwambara, ari umugabo arahanguriwe kurwambara. Naho isaha yo umuntu yobura ifaranga zo kwica gusa, ariko buri muntu wese akwiye kuba ayifite. Naho nta kindi kintu ugomba gushira ku mubiri ngo uririmbishije. Ijambo rikurikira rya gatatu nuko abagore basenga badatwikiriye umutwe. Soko ikindi kandi nkubaza, njyemba ndi kubariza rubanda y'abantu benshi, ndi intumwa yabo. Muri make njyemba ndi nk'intumwa y'abantu nkababariza ngo babashe kumenya ibintu. Ikindi kintu nkubaza Soko, ese mbere y'ubukristo uko bavuga ngo mbere habaga agakiza, ngo habanje kuba igihe kitari cy'agakiza, buce haza agakiza. Ni ibiki byakorerwaga mbere y'uko agakiza katarabaho? Agakiza kataraza niki cyabagaho mbere twakwita ko kitari agakiza, ubu nyine cyabaye agakiza?
mbere bayikoreraga ibyabo bya gipagani kwari uguterura abageni babasabaga mu buryo bwo guterura akagenda akabona umwana mwiza bakamuterura bakamujana na senti yo mukurikiraho yaye akabona gusa bwacu inka zikaza bagakwa. Ibyo niko kera babigenzaga. n'ucyuwe baragendaga bakabaza umugeni bagakoshanya akabona gusa barakoshanye. Abandi iyo bokoshanyiriza n'iriya ku musozi umukobwa bakamucura bakamubwira bateje uzotaha cyangwa ejo bundi uzotaha, bakabona ko baramugurira amahuzu. Hari n'igihe gakigeze kutaba ihuzu hakaba inkanda. Impu bageze impu z'inka bakazigira bakazinyuka, bamara kuzinyuka ikaba inkanda bakayikenyera. Ibyo natwe ntitwabibonye. Ahubwo so kubera ukuntu byumva hari abakubwira nk'abakurambere bo bawe ba mbere nyine abakuru bawe, hari ukuntu nyine bakubwiye se kera bambaraga gute. Nawe wavutse igihe cy'agakiza, wavutse agakiza karabayeho, ariko hari byinshi wumva byabagaho mbere y'agakiza. Ni nka gute bambaraga, ni gute babaga bameze mu buryo agakiza kaje kakabahindura abandi. Mbere niyo nkanda nkubwiye, umugore yakenyeraga inkanda. Urwo ruhu bageze bagenda bazigura no mu bashi no mu bapfurero bazikunyuka impu, bakarunyuka rukarwa rukoroha akarukenyera, akagira urwo akenye akagira n'undi rwifubika akapfundika hano uruhu. Uko icyo gihe natwe ntitwakibonye, ariko twumvise ko ariko cyabaye. Abagore n'abagabo bose bambaraga impu. Umugabo yambaraga uruhu akarupfundika hano, yamara kurupfundika akarwambara rukamanukana umubiri wose nkagurya bazambara ishuka. Ariko agasa akagira urundi akarugira akarushiramo runyutse narwo akarugira nk'uko akabutura ariko rurimo umugozi akasa n'urukenyeye. Abagore bo babaga bameze gute? Abagore niyo nkanda bakenyeraga, yayikenyeza umweko nyine akawukenyera. Aho biriya bavugaga ngo abagore bambaraga ngo amanigi, ngo bambaraga ngo ibiki, arizo bavuga ngo byabagaho mbere, ariko n'ubu ngubu turabibona kuko ubu nyine abagore twambara n'ubundi ibimeze nk'izo nigi bavugaga ngo bambaraga mu majosi. nuko kera abagore umugore wabaye umugore yagiraga ibitare bikava aha bikagera aha. Ibitare ku batabyumva ni ibiki? Ibitare ni utuntu abapfurero bageze baboha, ntuzi ubona utu dusinga utu tuwaya bene utu nyine baza bagira sinzi udusaro, sinzi ahantu no tukwerekera umiyo. Noneho utwo twari utuntu bageze bagira udutahe bakatuboha nyine kukamera nk'uko uko agapira wambara, bakaba bakabohera ntikaboneke utwo bashize imbere hakaboneka twa dutahe gusa bagiye baboha. Bikaba ibitare bikava aha bikagera aho hakaba inigi. Izo nigi twari utuntu batobora bagashira mu mugozi, ndagangura urabona nawe utubu nyine batobora bakadushira mu mugozi bakagiraga byinshi byo bikama bikwira ijosi. Aho bakagira ibindi ngo ni ibyigarike nabo bakabikenyera mu nda. Izo nani ziri ku maboko zikaba no ku maguru agahera nk'ahakika nk'aho. Ibyo bitare aho ni imbere y'agakiza. Iyo ni imbere y'agakiza. Ubutumwa bwiza buje rero bubwiriza abantu guca ya migozi za nigi